Reka nongere kubaha ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Ni agafilime keza cyane ndetse tukaba dutangiranye umwana muto w'umukobwa yari afite isorori mu ntoki ajyanye ibiryo. Ese uyu mwana abijyanye hehe? Abijyaniye nde? Uyu mwana yarabijyanye mu ishyamba aho papa we ari kuragira intama. Uyu mwana yicaye aratekereza ati papa buriya ashobora kwicwa n'inzara ubwo yagiye kuragira, rero uwateka nkamushyira ibiryo naba ngize neza rwose. Umwana urahangara rwose atekereza neza. Ni ukuri rwose gutekereza ukavuga uti reka njyanire papa ibiryo ahantu ari nzi yuko atameze neza, ni igitekerezo cyiza cyane rwose uba ugize. Uyu mwana nawe rero yaricaye asanga rwose agomba kubikora. Ubwo ako kanya ahita afata amazi mu ntoki ndetse n'isorori yerekeza iyo mu ishyamba ashyiriye papa we ibiryo. Ariko uyu mwana nubwo agiye ibiraza kumubaho ndetse na papa we ntabwo ari ibintu byiza, ni ibibazo gusa muri iyi si tugira ibibazo, ndetse ikintu kigomba kubaho nuko tugomba kubyihanganira kuko ntabwo twaba muri iyi si tunezerewe gusa ngo bishoboke. Wapi rwose. Uyu mwana nawe niyo mpamvu yise avuga ati reka njyanire papa, ni ukuri rwose ndabizi yuko ananiwe akeneye n'icyo kurya. Koko wa mugabo yarari mu ishyamba ari kuragira intama, kandi iri shyamba arimo ni ishyamba ry'inyamaswa, ndetse za nyamaswa z'inkazi wacunga nabi mbese ugahita upfa bikarangira. Nta mikino ahangaha. Umugabo nawe azi ko nta kibazo, ndetse wa mwana nawe ari kugenda mu ishyamba azi ngo nta kibazo, azi ko papa we afite amahoro, ariko amahoro ntayo. Ari kugenda rwose ari kuragira intama azi ngo ni amahoro mbese, kubera yuko akunze kuza ahangaha umunsi ku munsi. Ariko uyu munsi siko biri, ahubwo hari icyabagambaniye. Icyo ngicyo rero kuri uyu munsi cyari cyemeje kumena amaraso. Ariko reka nkubwize ukuri, isaha yawe itageze n'ubundi ntacyo waba. N'ubundi reka nkubwire yuko pe upfa n'ubundi igihe cyari cyageze, keretse uwiyahuye nabwo birashoboka. Birashoboka rwose. Umugabo yigumira mu kazi ke, ari nako umwana nawe yikomereza urugendo. Ese uyu mugabo uratekereza ko ameze neza hano yishimye azi ko nta kibazo? Uratekereza biraza kugenda gute? Sasa nababwiye ngo aha hantu ntabwo ari heza, ntabwo ari hazima. Iki murakizi? Iyi ni ingwe cyangwa se igitarangwe, bikunze kuba bisa, ariko avuga yuko rwose iyi ngiyi ari ingwe. Iri kugenda ahangaha ndetse iri gushakisha, ndetse iri hafi y'umugabo, ariko uyu mugabo ntabwo abizi. Ikintu noneho ko ngo kizwi ni ukuntu ingwe idahita ifatiraho, ibanza gucunga, mbese ishobora kukwiga nk'isaha yose iri kugira ngo itaza guhita ihushwa. Isaha yose ikayimara iri kukwiga, mbese uri kugenda gute, uri kujya he, biri kugenda gute. Ingwe rwose iri kukugendaho utabizi. Ingwe ishobora kukugenda inyuma utarabukwa rwose, ukumva ngo mbese ni ibintu bisanzwe. Wapi bidasanzwe. Kakana nako gakomeza kugenda rwose kagiye kureba papa wako, kari kamukumbuye. Reka nsuze abana bakunda ababyeyi babo. Ba bantu rwose bafata umwanzuro nk'uyu nguyu mwiza, bagatekereka bagahita bavuga bati reka dushyire papa cyangwa se mama ibiryo mu murima. Ntibizi mama ari buze gutaha nijoro, ari buze gutaha ananiwe, rero wamushyira ibiryo naba ngize neza. Kandi uyu mwana aracyari muto, ariko ubwo bwenge yarabugize. Ati reka nteke njyanire papa ibiryo, rwose ndabizi yuko papa ari buze kubikunda. Mana yanjye, umwana abikora gutyo azi yuko rwose nta kibazo, azi ko iri shyamba nta kibazo kibirimo, azi ko nta nyamaswa ziririmo, mbese niko bizeye. Ariko ibyo bizeye ntabwo ariko kuri, ibyo bizeye nta kuri na buke kurimo. Katuze kureba uyu mwana we na papa we bari mu mazi abira, ariko uko byagenda kose ukuboko kw'Imana kurahari, ndetse nakubwiye ngo naho wahura n'ibibazo bikakuganza bikagira naho wapfa, ntuzigere wihakana Yesu, uzakomeze unambike umwami wawe, kuko n'ubundi urupfu ni rwo nzira. None se sibyo? Ntabwo rwose ibyo wakora byose ngo uzaramba, n'ubundi uzapfa. Ushaka nyine wakubaha Imana, nicyo kiruta ibindi. Umwana yikomereza rwose muri iri shyamba azi ngo nta kibazo, gusa cya gisimba nacyo niko kiri kugera, kiri gucunga hirya no hino, kiri gushakisha uriya mugabo by'umwihariko, cyane yuko uyu mugabo ari hafi yacyo, ariko ntabwo abizi. Ndetse akana kari hano mu ishyamba nako kari kugenda, ntabwo kazi yuko iki gisimba kiri hano, cyane yuko nta n'umunsi wa rimwe bari bakibona. Wapi. Umugabo yikomereza gahunda ze,
ati rwose nta kibazo, ibintu ni amahoro, ibintu ni wane, ariko siko biri wapi rwose. Umugabo agenda rwose ashorera intama, ari kuzijyana ahantu hari ubwatsi bwiza ndetse butoshye. Umugabo uzi kuragira rwose, reka nsuhuze abantu bazi kuragira. Abantu bazi kuragira rwose reka mbasuhuze, niba utanabizi nawe ndagusuhuje. Hari ibyo uzi urusha uwo nguwo uzi kuragira, si byose? Nta muntu ubaho adafite icyazi, biragoye rwose. Numubona ngo nta cyazi, buriya hari icyazi wowe utazi, kirahari rwose. Buriya nta muntu n'umwe Imana itaremanye impano. Nuriya udafite amaboko, udafite n'amaguru, nuriya utareba, hari ibyo azi kukurusha. Birashobora kuba ari bikeya, ariko nanone birahari, siko bimeze se? Abo bantu rero turabasuhuje, Imana ibabe hafi, akana gakomeza kwigendera nta kibazo. Gusa iri shyamba twakomeje kubona yuko atari ishyamba ryiza, kadukomeze twirebere, tuze kureba uyu mwana we na papa we biraza kugenda gute. Ukomeze urebe, ukurikira akantu ku kandi, uze gusoza aka gafilime, uze kwirebera. Umwana ntabwo azi ikijya mbere, ni ukuri pe. Aka kana karanshimishije cyane, umwana ukora utuntu nk'utu ngutu twiza ababyeyi bacu bakunda. Ndebere ugasanga papa we aragiye mu gitondo, azi ko atari buze kurya, uramucunze amaze kurenga irembo, saa 3 zikubisemo, ushyize amazi ku ziko uratetse, agiye kubona nka saa 6 zuzuye, umugezeho uti papa dore rwose ibiryo nakuzaniye, ikindi papa ndagukunda. Atekereza ku kantu kabwiye umubyeyi wawe, ese ntiyabyishimira ndetse yabikunda? Barakureka rwose, igisimba kirahangaha kirano kiri kuneka. Iyi ni ingwe iri kuneka uyu mugabo, iri kumucunga uyu mugabo rwose, iri kuvuga iti ntagomba kunshika uko byagenda kose. Umugabo nawe ntabwo azi ikijya mbere, ntabwo azi yuko hari kiri kumucunga ku jisho, kiri kumurebera mu biti, kikamurebera mu byatsi, kitewe rwose wa urikaraga uwikore ibyo ushaka mu kanya gato ninjye nawe. Kakana nako kari hano, gusa Imana ise gutabara aka kana katazagurana ibibazo, cyangwa se papa we atazagurana ibibazo. Byose tugomba kwiragiza Imana, mu bibi ni byiza tugomba gushima, siko bimeze se? Ndetse ntukihakane umwami wawe ngo nuko uri mu bibazo, ahubwo uzamushikameho. Nubwo wapfa ntuzamere nka Petero, uzamere nka Yobu. Umugore yabwiye ngo basi ngo ihakane Imana yawe maze wipfire. Oya rwose, uzayinambeho, kuko buriya no gupfa ni byiza. Bitewe rwose naho ugiye, ubundi gupfa ni bibi ku muntu warimbutse. Ntabundi se muri isi ko ducumbitse ugize ngo ubundi wigiriye mu ijuru, hari icyo bitwaye kare tuzaramba ubuzima bwacu bwose, imyaka yose, iteka ryose, reka tuvuge gutyo. Akana karanga gakomeza kwigendera, ariko nkubwira ngo nugera mu makuba, nugera mu bibazo, bikagusaba yuko rwose ugomba kwihakana Imana yawe, ntuzakore iryo kosa, uzaba ukoze icyaha ndetse utazanababarirwa. Si byose umwana yikomereza gahunda, ndetse babwira yuko abantu dukunze kubana umunsi ku munsi, murabimenyeye ahangaha rwose haba hari n'ijambo ryiza, twigana ijambo ry'Imana ndetse tukihana n'ibyaha. Si byose kugira ngo tuzabone ubwami bw'ijuru. Nuko njye nkundana n'abantu basenga, abantu bumva yuko rwose Imana ariyo ya mbere mu buzima bwabo, ukihana niba ubyutse ihana ibyaha byawe, kuko ntabwo uzi ngo mbese biragenda gute umunsi ngiye kwinjiramo. Ntabwo uba uzi imitego Satani yaguteze. Niyo mpamvu rero buri kubyutse ugomba kwiragiza Imana, ukimana ngo haye uyu munsi wa ngiye kwinjiramo, ubane nanjye, unyobore mu byo nkora byose. Kakana kageze mu ishyamba katangiye guhamagara papa wako, kati papa. Akana rwose kageze ahangaha kati papa akunze kuragira ahangaha muri kano gace rwose, niho nkunze kumusanga, ntihakunze kuba ari, reka muhamagare. Akana gakomeza guhamagara, wa mugabo uri mu ishyamba yagiye kumva yumva umwana we asa nkaho ari kumuhamagara. Umwana wanjye se yaje kundeba ahangaha, yaje ryari? Ariko umugabo akumva ntabwo aza hano akana ke kari kumuhamagarira, areba hirya areba no hino, ati umwana wanjye ari hehe ko ntari kumubona? Akana karazaga kagahagarara ahangaha, kagatangira kagahamagara. Umugabo ati se umwana wanjye ndamenya ahagaze hehe, ndamenya ari hehe? Umugabo biramuyobera, ariko nanone ati ngomba kureba umwana wanjye rwose, bura wasanga nzaniye ibiryo, kuko umwana wanjye umunsi ku munsi akunze kuntungura. Akana gahagarara ahangaha, ari nako kagenda kitegereza hirya no hino, kati ubundi papa ari hehe ko nakundaga kumusanga ahangaha, yaba aherereye hehe?
umugabo aza ari gusanganira umwana we ari gushakisha, ariko byanga bikunze bagomba kubonana. Umugabo koko akunda akazi ke, afite rwose intama nyinshi aza kwitaho rwose, azizanye ahangaha aje kuziragira. Ni ukuri rwose pe, mbega umwuga! Buriya rero nta kintu cyiza nko gukora umurimo ukunda. Hari abantu bamwe na bamwe usanga bari kuvuga bati ngo ngewe rwose umushumba ngo ndamwanga, ngo umushumba ntabwo ari umuntu muzima, ngo ibiki n'ibiki, ngo bagira umwanda. Hari abantu nigeze kumva babivuga, ariko ku kantu ntabwo kaba ari sawa. Ese bari abashumba utekereza yuko baterera ziriya nka ngo zikamwe amata? Ayo mata ukunze kunywa wayakura hehe? Reka nkubwise kuri umwuga we arawukunda, n'ukora nawe urawukunda, ni nk'uko nawe atawukora. Rero umurimo uwo ari wo wose ni mwiza, upfa kuba uwukunda, si byose. Ubundi ngo nta kazi kabi iyo ugakora ugakunze, si byose. Ndetse umwana akibona papa we aje kumureba yarishimye araseka. Umugabo nawe yaje rwose yishimye ati mwana wanjye, ni ukuri rwose pe, urankoreye, nagutegereje nakubuze, katwicara ahangaha turye nta kibazo rwose. Umugabo yaricaye ndetse n'umwana aricara kugira ngo barye. Akana karahangaha kari kazindutse rwose, kazanye papa wako ibiryo, gusa muri ishyamba nakubwiye ngo ntabwo ari hazima. Cya gisimba sasa cyitegerezaga ahantu uyu mugabo ndetse n'umwana we bicaye. Mana yanjye, ese kigiye gutangira kubataka aka kanya? Kurikire gitangira kugenda kiri kubacunga, kiri kubitegereza. Umugabo mbere yo kurya abanze gukaraba intoki n'amazi meza uyu mwana yari yamuzaniye. Ese nawe iyo ugiye kurya ubanza gukaraba amazi mu ntoki meza ndetse n'isabune? Ukunda kubikora? Ni ukuri rwose, niba ubikora iha amashyi, ukora akantu keza cyane rwose. Isuku ubundi niyo ya mbere, ubundi isuku ni isoko y'ubuzima. Sibyo byiza se uyu mugabo mbere yo kurya abanza gukaraba, kuko yiriwe nyine ari kwita ku matungo. Ndetse n'umwana we ntabwo yigeze abyibagirwa, kuko uyu mwana yaratojwe agomba gukaraba nubwo papa we bataba bari kumwe. Babwira ngo mwababyeyi mwe mujye mutoza abana banyu gukaraba mu ntoki, ndetse matoza n'imirimo yo mu rugo. Umwana agomba kugenda agakubura, agatorosha, agateka, akamesa, byose ukabimwigisha. Nta mwana ugomba gukura nta kintu na kimwe azi, kugira ngo nakura azirwaneho mu gihe yaba ageze mu bibazo bigiye bitandukanye. Nibyo byiza rwose, dutoze abana bacu bakiri bato kugira ngo nibakura nabo bazigirira umumaro. Apana gutegereza ngo runaka araza ankorere ibi byose, ngo se ku mukozi ahari ubwo ntari busa kubikora. Ujye uratoza umwana wawe akure azi ubwenge. Umwana urahangaha papa we afata ibiryo atangira gushyira ku gasahane kugira ngo rwose baze kurya bameze neza bishimye. Gusa kubw'umwanzi cya gisimba ntabwo kigeze kiva ahangaha, gikomeza kugenda kibacunga kiti mwebwe ubundi ni murye rwose mubyibuhe, mukanya mugiye kuba ifunguro ryanjye. Ibyo byose nibyo muri kwigira, mukanya rwose ngiye kubafungura. Igisimba kirahangaha cyakiri kubona iri funguro rwose kikabona rirarenze. Mbega ifunguro rikubiye! Ni ukuri rwose, nk'uriya mugabo rwose we afite umuhore, wamwitegereje. Igisimba kirahangaha kiti uyu munsi ndibuze kurya inyama y'umuntu. Akana nako kicara ahangaha gatangira kurya. Umugabo nawe atangira kurya azi ngo nta kibazo, gusa hafi yabo hari Satani. Ese Satani, iyi Satani yicitse Mana ishobora byose, ubu koko uhazabona amashimwe uhereza Imana? Banze umbwire, uri kurya narwo ruri kugucunga, urupfu nirwo mvuga. Kuko reka nkubwize ukuri, ucitse iki kintu amashimwe wazashimira Imana wazayakura hehe koko? Ese kuba uriho wemere ko ari Imana? Ni ukuri rwose atari Imana, mbese ntacyo twaba turi cyo, tuba twarapfuye byararangiye, ariko Imana ihora itureberera. Umugabo yikomereza gahunda ye, ari kwikubitira imyaka umwana we yamuzaniye, azi ngo nta kibazo. Gusa ikibazo cye kirahari, kinakomeye cyane. Katuze kureba uko biza kugenda. Akana nako kikomereza gahunda zako. Gusa nakomeje kuvuga ngo iki gisimba biraza kugenda gute amaherezo yacyo, ko bari abantu bari kugenda birwanaho mu buryo bwabo, ndetse n'iki gisimba nacyo kigatangira kugenda kibacunga. Mbese kiri nko kwirwanaho, biraza kugenda gute? Ubwo nacyo kiri gushaka ifunguro, kiri kugenda kiri kubarebera mu byatsi, kiti mwebwe mufungure vuba vuba, mukanya rwose nze kubarenza kubyo nariye nahoze ndi kurya. Umugabo ndetse n'umwana we, akana ke rwose kagakobwa akunda cyane cyane, yuko nako kamukunda. Buriya rero umwana wawe nakwereka ko agukunda, nawe rwose uzamwereke ko umukunda, umwereke urukundo.
nibyo byiza mwababyeyi mwe mujye mwereka abana banyu urukundo, mubereke yuko mubitayeho. Ubundi rwose urukundo rw'umubyeyi ku mwana ni ikintu cy'ingenzi, nibyo byiza rwose. Ndetse ako kanya bari basoje kurya, uyu mugabo ati rero turasoje, dore isoro nayipfundikiye neza, ngaho ujya mu rugo. Ndetse uyu mwana ati papa thank you, ndagushimiye cyane, ni ukuri pe, urakoze cyane papa, ni ukuri rwose ndagushimiye. Akana ubwo nyina ako kanya kwese gafata iyi sorori gita kajya mu rugo. Umugabo nawe aguma ahangaha ari gukora akazi gusa, nubwo agasigayemo ari n'ibibazo ndetse bitamworoheye. Ukurikire rwose umwana ako kanya amaze guhaguruka, uyu mugabo wese amuhereza ati ngaho ihute ujye mu rugo, sibyo kandi wiyiteho, ntugire ikibazo, sibyo mwana wanjye, ndagukunda. Akana kati papa nanjye ndagukunda. Umwana arigendera, umugabo nawe asigara ahangaha. Katuze kureba iby'uyu mugabo biraza kugenda gute? Uyu mugabo amaherezo ye araza kuba ayahe? Katuze kureba. Akana kamaze kugenda, umugabo nawe afata inkoni ye, atireka njye kuragira intama zanjye, nta kibazo rwose. Azi ngo mbese amazi ni yayandi, azi ngo iri shyamba nta kibazo kiririmo. Akana nako kikomereza urugendo rwako kameze neza, karitahiye, gasize papa wako hano mu ishyamba. Ese biraza kugenda gute? Nifitiye amatsiko rwose y'ukuntu biza kugenda. Gusa reka nsaba Imana ngo bitaza kuba nabi, ariko nanone ngo mu bino mu byiza tujye turashima Imana. Ntabwo buri gihe tuzahora twishimye tunezerewe. Cya gisimba nacyo gitangira kugenda kirabya indimi kiti mbega uyu nguyu we rwose pe, uyu nguyu we agiye kuba ifunguro ryanjye uko byagenda kose. Umugabo akomeza kugenda, ariko iki gisimba ari nako gikomeza kugenda kiri kumucunga imigendere ye, ukuntu uyu mugabo agenda atambuka. Iki gisimba nacyo kikagenda kibiyitegereza kiri kumucunga. Nuko byagenze, akana nako kikomereza urugendo rwako. Umwana urahangaha asize papa we. Hari ikintu rwose abantu bajya batekereza, usize umuntu ni muzima ariko gasanga ari nabwo wari umusezeye. Bibaho rwose, abantu byabayeho, ndabakomeje mukomeze kwihangana. Abantu mwabuze abanyu, ni ukuri rwose Imana ikomeze ibakomeze ndetse rwose ibahe imbaraga. Umwana arikomereza, ariko ntabwo azi yuko aribwo bwa mbere na nyuma abonye papa we, ntabwo abizi. Wapi rwose ari kwikomereza gahunda ye, ariko ntabwo abizi. Birashoboka yuko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma, kuko iri shyamba twabonye yuko ririmo ibisimba bifite ubumara, ndetse rwose ibisimba bitapfa kukwihanganira uko waba umeze kose. Umwana yikomereza urugendo rwe, yarasize papa we, amusize mu ishyamba, azi ngo mbese ni ibisanzwe. Ntabwo nta n'umunsi wa rimwe bigeze bamenya yuko iri shyamba ririmo ibisimba, kuko iyo baza kubimenya ntabwo bari kuzarigarukamo, bari kujya gushakisha ahandi, bakajya gushakisha ubwatsi ahandi rwose hatari muri iri shyamba. Umwana yikomereza gahunda ze, arakomeza arigendera. Gusa papa we nuko byagenze, yaramusize hariya. Ubuzima bw'uyu mugabo biraza kugenda gute? Ese uyu mwana we biraza kugenda gute? Umwana yakomeje urugendo, akomeza gahunda. Undebere rwose yari yigiriye mu rugo, gusa ntabwo azi yuko papa we amusize hariya, ndetse amusize mu bibazo. Umwana arikomereza rwose, mbega agahinda, mbega ibibazo. Ese uyu mwana biraza kugenda gute? Ese papa we amaherezo ye biraza kugenda gute? Cya gisimba ntabwo kigeze kiryama, ntikigeze gisinzira, cyakomeje gushakisha, kiri guhiga. Ukurikire rwose, gitangira kuza kiri guhunahuna, kiri gushakisha ukuntu cyabaho, kiri gushakisha icyo cyarya. Ndetse ikintu gitangaje kinateye agahinda ni ukuntu iki gisimba kiri kugenda inyuma y'uyu mugabo, ndetse uyu mugabo ntabwo abizi, ari kugenda yita ku ntama ze. Ntabwo azi yuko ahangaha hari ikintu gishaka kumwica. Katuze kureba. Mana yanjye, gusa ndasaba Imana ngo ni ukuri uyu mugabo bitaza kugenda nabi. Ni ukuri rwose Imana ishobora byose yamukiza, cyangwa se nanone yabyemera uyu mugabo bikarangira nyine yitabye Imana. Nabyo birashoboka. Uyu mugabo biraza kugenda gute? Umugabo yitegereza intama ze ahantu ziri hakurya, ari kugenda rwose aziganisha ahantu hari ubwatsi bwiza,
ndetse ubwatsi butoshye. Gusa cya gisimba ntabwo kigeze kimwihanganira, ahubwo cyakomeje kugenda kiri kumucunga ahantu hose yagendaga ari kujya. Sasa katuze kureba, nibwo hagiye gushya. Ubu ngubu noneho nibwo agafilime kagise aharyoshye, aho uyu mugabo yari gukora ibi byose. None cya gisimba gitangiye kugera kuri target neza neza. Kiti noneho uyu mugabo ageze ahantu yifuza, ahantu rwose ndibuze guhita mwataka binyoroheye ndetse nta kibazo kibirimo. Igisimba nacyo cyakiri kubyigaho. Wakibonye ukurikire, kiri kumugenda ku ruhande, kimugenda inyuma gake gake. Undebere katuze kureba. Umugabo we azi yuko nta kibazo, azi ko umwana we nta kibazo yamwohereje, yamaze kurya, nta kibazo rwose, ngomba kwita ku ntama zanjye, nta kibazo. Ntacyo bitwaye rwose. Ariko siko biri. Tekereza, umuntu ufite intama zingana gutya, si nyinshi se, si bigaragara, ariko ugasanga mu munota umwe gusa, mu isegonda gusa, ubuzima bwe buhise buhinduka, nawe mbese mu buryo atarazi ndetse atari yiteguye. Intama zakomeje kugenda azirisha, ari nako cya gisimba kiri kugenda kimwitegereza, kiri kurabya indimi. Kiti rwose wowe urimo ibiryo biryoshye pe, urimo ibiryo pe, biragaragara. Igisimba kiramwitegereza rwose, gitangira kurabya indimi, kibone ko uyu mugabo aryoshye, kibone ko uyu mugabo afite ibinure rwose biri kunurira. Biga umugabo ntari ako rwose ku kuboko ni sawa. Umugabo noneho sasa urebe ikosa rya mbere yakoze. Yicaye ahanga imbere y'iki gisimba, ariko ntabwo yari abizi. Akicara imbere, yakicaye impande, atazi ikijya mbere. Cya gisimba sasa ntabwo kigeze kizuyaza, ntabwo kigeze kimushyiriramo imiyaga. Cyatangiye kugenda kimwegera gake gake. Umugabo utazi ikijya mbere, utazi uko bimeze, igisimba cyamuciye ku ruhande, kiramuzerunguruka. Mbese uyu mugabo yazengurutswe, ntabwo atuje habe na gato. Nubwo ari ahangaha azi ngo umutekano ni wose, azi yuko intama ze nta kibazo, ariko sinzi neza niba iki gisimba kiri buze kumurya maze izi ntama zo kize kuba cyazireka. Izi ntama nazo kigomba guhita kizikurikizaho, ariko si ubundi cyazishobora, keretse kuza kikazigirira nabi, kikazica gusa, nta kindi kintu cyakora, kuko ntabwo cyapfa guhita kizimara. Biragoye. Gitangira kugenda kimucunga ahantu yari yicaye. Ubundi ukuntu ingwe imeze, iragenda ikagutega, igatagatinga, ubundi wagira ngo ushinguye ikirenge. Ibi ko kwitegereza neza neza. Iyo ushinguye ikirenge, itangira kukwataka. Bidatinze umugabo yise ahaguruka, ari kugenda agana ahantu intama ze zari ziri, kuko zari zikugenda zimucika zigira imbere. Sasa cya gisimba yangwe yari yafatishije, iti rwose uyu mugabo ageze muri target nziza nshaka nkunda. Ubu ngubu noneho ibyo byarangiye. Umugabo uri kugenda utazi ibyabaye, urebe ukuntu byaje kugenda, udebere mbega gahinda. Iby'umugabo byarangiye gutya. Umugabo byarangiye, cya gisimba kimukurubanye. Mana yanjye, atangira gutabaza muri ishyamba, kandi muri ishyamba nta wamwumva. Ciao ciao, ndabakunda, naho mu yindi nkuru. Imana ibaha umugisha.